uyu munsi ntabwo dushobora kuburana ngo itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga kuko nta kinyamakuru kidashobora kujyayo. Iyo utagiyeyo abantu ntabwo bamenya ibyo ukora kuko abantu benshi bariyo. Rero itangazamakuru rigezweho rigumaho ryahoze ariko rigakurikira naho ibindi bigeze, aho hose tukajyayo. Iyo usigaye uba usigaye nyine. Ariko iki kibazo nk'uko dogita yakivugaga kirimo ubundi bice bibiri. Igice cya mbere wenda tuve ku baturage basanzwe bari buze muri komenti bagatukana bagakora n'ibindi, ariko turebe ku nshingano z'umunyamakuru wazi igisobanuro. Ubundi inkuru ni iki? Inkuru iramenyesha, ikigisha, hanyuma ikanatuma abantu bishima. Niba umuntu ari umuririmbyi cyangwa akina komedi, muzane avuge komedi ze tumurebe duseke. Niba ari umuntu utanga ubuhamya bw'ingeso mbi yakoze, nazo hari uburyo azivugamo, agatanga ubutumwa adasobanura ibintu neza. Avuga ati hari umuco mubi w'uburaya, ati ye nigeze nanawukoraho, ati abagabo wenda bakankubita ubundi nkasinda. Ni ibintu bibi cyane byangizeho ingaruka zisa zitya. N'undi wese uwo muntu yatanze message nawe ivuga ku buraya, ariko ntiyatanze detaye nka wa wundi wakoraga promotion yo kugira ngo abantu bamenye ko bukorwa. Ariko uwo muntu nta nubwo afite ikibazo cyane. Ibi biganiro byacu ntibiba biri live. Ni gute nge munyamakuru uzi ntakaze inshingano zo gukata ikitari ngombwa? Mwabantu mwari igihe umuntu muhamagara akakubwira akababaro yagize, wenda nubwo cyaba ari ikibazo cy'ubuyobozi, agakoresha terime wowe umunyamakuru ukavuga uti ntabwo ikora mu ruhame, ukayikata wenda ukamuransa, ibyo twita kuransa, ukamuvugira iby'ibanze bikubiye muri bwa burakari yagize kugira ngo abantu bumve ikibazo cyabaye, niba hari n'abafasha bafashe. Ikibazo kiri hano rero gifite Barore n'utuyobora, akayobora n'iyi televiziyo nicayemo, ntabwo arimo kudufasha ngo umunyamakuru warenze ku murongo. Si ngombwa ko bamuha igihano, bamwicaze bamwereka bati Skov iki ntikiba, iki ntikiba. Ariko iyo nkoze icya mbere nkabona nta muntu mbaza, hari n'igihe mba numva ari ibisanzwe, nkakora icya kabiri nkabona noneho ni nabyo byaguhaye nkabona nibyo byazanye n'amafaranga, icya gatatu bikarenga bikageraho dogita yavuze ko bibi icyaha, nawe akaba atarahamagaye ati Skov ibi bintu, cyangwa ngo ahamagare Barore ati mutabara uyu muntu dore arimo arabirinduka agwa mu cyaha, mutangira ataragwayo, kuko mu nshingano y'ibyo ifite harimo no gukumira ibyaha. Bakamureka byamara gushwanyuka umuntu tutagifite icyo tumukorera, bagahurura rero bakamufata. Bamufata tuti umunyamakuru arapfuye, bamubujije ubuzima. Ariko ibyago byinshi nibo baba batumye tugenda. Nge ntekereza ko sosiyete ifite ibintu byinshi, nge mfite inshingano, ariko hari n'ufite inshingano zo kumbuza ko ndenga ku nshingano. Reka gato nkurogoye ngaruke. Nta kibazo. Innocent, nshobora kujya kwidaha, reka nkoresha iryo jambo, kwidaha, kwivuga, kuvuga ibibazo byanjye n'umugore wanjye kuri YouTube, kuko ntabonye abantu nk'amwe b'inzobere mu by'imitekerereze, mu by'ubuzima bw'umutwe n'imitekerereze. Undi abo bantu barahari. Ese nayahe mahitamo meza atabaye kujya kwidaha kuri mikoro? Kuko hariya hari abantu bahitamo kujyayo nyine kubera ko ari nabyo byoroshye kubibona, byabasanze aho bari, batigenda umubwire wana uzabona n'amadolari, ngo hari ukuntu kwa kitu kidogo cyiza kwaje. Bajya banadufasha tugashyiraho amanimero, ibisoza hariho akanomero n'akanjye hano mu gatange. Yego Innocent, ntabwo nyambyemera ko umuntu ajya kuri ziriya mbuga kuko yabuze umuntu abwira, kuko no mu muco wacu ubundi twari tubizi ko abantu bafasha abandi. Ntago wabura ubwira ngo ubure wenda umuntu umuturanyi se ushobora kugezaho ikibazo cyawe, ngo ubure se uwo mukorana ushobora kugira icyo ubwira, ubure se uwo mwiganye ushobora kugira icyo ubwira, ubure se uwo mu muryango wawe ushobora kugira icyo ubwira. Njye nkeka ko hari urabona ibyabaye mu Rwanda, hari uburyo ubu cyangwa se buriya bishobora kuba byarakugizeho ingaruka, ku buryo hari aho ugera ukumva icyo nakwita icyizere waragitakaje, kandi waragitakarije abantu. Abambere nabo nyine nabagakwiye kuba bafite icyo bakumariye. Ukavuga uti rero kugira ngo wenda ibi bintu binagere kure, hari n'ubikora atanashaka kugira ngo we gusa yifashe, ahubwo anagira ngo arebe ko ibyamubayeho wenda bitazagira undi bibaho, ashaka kugira ngo bigere kure. Nkibaza ko rero icyaba cyiza ntabwo ari kujya
bivuze ko hari uburyo ushobora kuba ufite inkuru wifuza ko igera kuri benshi kuko ifite ikiri bubamarire ariko niba ari ikijyanye n'ubuzima bwawe kandi turabizi ko ubuzima bw'umuntu bugomba kubahwa bugahabwa agaciro nujya kuri social media ukavuga ibijyanye n'ubuzima bwawe bwite kandi harimo na bimwe bitanagenze neza ibiri bugaruke nibyo bishobora kuza kubijyanayo ubwabyo njye navuga ko atari n'ikibazo iyaba twari tuzi dufite n'uburyo bwo gukontorora ibiri buze ama feedback ari bugaruke akurikiye iyo nkuru umaze gutanga nkibaza ko icyiza rero ni uko ufite ikibazo uremerewe wumva ubuzima bwawe butarimo kugenda neza aho kugira ngo ukijyane kuri ziriya mbuga wabanza byibuze ukagira umuntu ureba ucaho akagufasha ashobora no kukugira n'inama yo kuzajya kubera ko wenda yasanze ubuzima bwawe bushobora kugira abo bufasha turabizi ko hariho abantu bagira gutya bakandika igitabo cy'ubuzima bwabo si byo bakakigurisha bakagitanga kikazafasha abantu ibitabo byinshi tujya tubisoma bivuga ubuzima bw'umuntu bikagira abo bifasha ariko ibyanditswe muri kiriya gitabo ntago ariko byose uriya muntu wabyanditse aba bagiye bamukosora hari ibyo bagiye bakuraho ngira ngo Scovia nawe yabikomoje hari ibintu bimwe na bimwe biba bitagomba gushyirwa hanze cyane cyane iyo ari ibijyanye bifitanye isano n'ubuzima bwawe kuko hari ibyo ushyira hanze uburyo biri bukugarukire bikaba bishobora kugutera no kwiyahura nk'uko Thierry yabivuga bikongera depression kandi wari uje kuyivuza yego Scovia ndimo ndabona ubanza iminota yawe irimo kutugerana sinari nabivuze ko ntakora hasi twemerere wenda utubwire icyo kintu avuze cyo kuba wakweditinga ariko no mu nshingano ubundi z'umunyamakuru iyo uwo muntu ukoresha izo mbuga nkoranyambaga asanzwe azi wenda amwe mu mahame agenga uyu mwuga w'itangazamakuru kubera yuko ibyo washyize hariya watangaje bibanza byakabaye na byiza yuko hagira uburyo ariya mahame ashobora kuba yamenyekana ariko nk'umunyamakuru w'umunyamwuga ariko nanone ukoresha imbuga nkoranyambaga hari inkuru umuntu ashobora kuguporopoza umuntu ashobora kukubwira wowe ukaba wayisubiza inyuma aha ndimo ndatekereza hari igihe wenda nk'umuntu ashobora gutekereza akavuga ati ninjya muri RIB ikibazo cyanjye ntibari bugikemure kandi wenda uwo twashakanye yansebeje nanjye ngomba gushaka nanjye aho mwishyurira yahoze arimo kubitubwiraho umuvugizi wa RIB atubwira umwe agatukanira kuri cano iyi ngiyi undi bakajya kumuhiga ku yindi cano akamusubiza undi nawe akazaza kubikomozaho hari inkuru wowe ubwawe bashobora kuguporopoza ukayisubizayo wenda urumva ntiwabeshyera umuntu hari igihe umuntu anyandikira ikintu kandi koko ababaye yumva ari inkuru ndi butangaza akabona ubutabazi ariko ngiye nkamugira inama nkamubwira nti dushobora no kukivuga mu itangazamakuru bakagifata nk'inkuru kandi ari ikibazo mesaje yampaye nkayoherereza dogita nkamubwira ari bugufashe na nomero ye nkayishyiraho nomero yongeye kuyiha umuyobozi sinamubwira uwo ari we impamvu nanga kuvuga uwo ari we mbagira ngo itaza kujya kwa dogita ahuze yatinda akambwira ati nawe abayobozi wambwiye nawe ntibagushubije hamwe ntihari umuyobozi nayihaye kugira ngo atazamenya uwo nayihaye nyuma akaza kumbwira ati baramfashije bigenda bitya ntoke izo nkuru zo ikindi ntuzareba mu kinyamakuru cyanjye iyo tuvuga ku bibazo abaturage bagize ni amakoperative n'ibindi nirinda kuzana wa muturage ngo dukoresha terime yitwa kumusheta ngo mushyire hariya ari uvuga ibibazo bya koperative kandi akiyibamo ku buryo abayobozi bashobora no kumuteza ibyago nubwo wenda icyo yavugaga ari ukuri ubuyobozi bukanagikurikirana ariko we hari ingaruka byamusigira kandi ntabwo akwiye gupfa ku bwa koperative cyangwa ngo agire ibibazo ku bwayo ngewe rero utazagira ikibazo kuri koperative inkuru yarayinyandikira nkamubaza ibyo mubaza kugira ngo numve ko byuzuye nge nkayimuvugira ku buryo abayobozi ba koperative n'izindi nzego zumva ikibazo gihari bakiruka bagatabara bagafasha ariko batazi ngo ikomoka kuri indi uretse
n'uwo mugabo n'umugore uretse n'umwana uretse n'ibigize ibanga bwite rya muntu n'inkuru isanzwe abanyamakuru dufite inshingano zo guhisha uwaduhaye amakuru kugeza ubwo umucamanza bimbariza mu rukiko niwe nemerewe kubibwira kuko mba namaze ibi ahari ko ndumva hari inama twaherutsemo barimo kugaragaza ko hari abanyamakuru bashobora kwihisha inyuma y'icyo kintu bagakwiza igihuha iki kintu cyo kibona gute igihe ikintu cyasohotse udatanga aderese y'aho kiri uwakibonye ko cyamaze kuba igihuha wafite inshingano zo kuguhamagara nk'urwego kuko impamvu ntangaza inkuru ni iki ngamije ko hakemuka ikibazo niba ari ukubyina ngamije ko abantu bamenya ko ariho tubyinira niba ari itangazo ngamije ko abantu bahayoboka niba inkuru navuze ntashobora kubwira abantu aho iri nubwo yaba itagize icyaha ni igihuha gisanzwe mu bantu wenda ntazi amategeko kuko icyo yita igihuha nubwo cyaba kitari buteze ibyago kuko ngira ngo iyo barega mu mategeko bareba umugambi ingaruka bya bindi byose bashorera ariko nubwo cyaba ari ukubeshya abantu ubusa ubyutse ukavuga ngo habaye konje kuri radiyo abantu ntibajye ku kazi mu by'ukuri bakubaza bati konje ariko nabyumvanye umumotari wari untwaye ni igihuha cyuzuye kuko nawe umumotari bamugutumye ntiwamubona ariko nandikiwe na minisitiri akambwira ati twakiriwe gutanga itangazo tugiye kuritanga mu kanya nikonje mudufashe niyo naritangaza agasanga bitari bukunde akisubira mfite mesagi ntabwo ugenda atangaje igihuha niyo ngo ikintu cya mbere gikomeye muri ibi bintu tuve ku banyamakuru nta muntu n'umwe uri kuri izi mbuga nkoranyambaga udafite imyaka y'ubukure waguze kamera na mikoro. Imikoreshereze myiza y'itangazamakuru mu jisho ry'umunyamakuru, imikoreshereze myiza y'imbuga nkoranyambaga ubona ikwiriye gushyirwaho ibiki? Hari ukoresha izo mbuga ariko hari n'uwo bahaye iyo platform. 80% inshingano zifata ufite mikoro ukoresha, hanyuma 20 isigara ariyo kwigisha abanyarwanda, nk'uko uyu munsi leta niyo yirwa ishaka abatanga mituweli, ariko mituweli ivuza abaturage ntabwo ivuza dogita wagiye kumushaka. Bivuze ngo rero twebwe leta iri kubuza abantu kunywa inzoga nyinshi kandi bafite amafaranga zigura. Ni ukuvuga ngo ifite inshingano zo gutuma abanyagihugu bataba basinzi ngo abana bata amashuri ababyeyi bananirwe kurera. Rero twe dufite mikoro, yaba uri umunyamakuru waba utari we, upfa kuba waje aho kuri uwo murongo, ukwiye kumenya ko ufite inshingano ibyo natangaje igihe bidakwiye babikubaze batakubembereza. Rega dufite ikibazo cy'uko abantu hano babarera abajehe. Umuntu arakora ibintu ku wa mbere akageza ku wa gatanu, n'undi akavuga ati runaka ko yabikoze yabaye iki, nanjye kanze, n'undi nawe akaza ati yabaye iki. Kandi igihano rega nta nubwo ari uko bamufunze, kuko sinemera ko abantu buzura muri gereza baba barya imisoro yacu, turi ku kazi tugakora bakabagaburira, nabyo njye simbyemera, keretse niba babonye aho bakora bakajya barya ibyo bakoreye. Ariko niba bimeze bityo, nibabyuke noneho bakora urutonde rw'abantu babahamagaye barababuza ku wa mbere, ku wa kabiri, bigeze ku wa kane babonye byanze bakora urutonde. None hari ibikoze list ikavuga iti uyu muntu ibintu atangaza bibangamiye umuryango, ibintu atangaza birabangamira umutekano w'igihugu, ibintu atangaza ntabwo byemewe, urutonde rw'abantu hakarushyira hariya tukarusoma mu binyamakuru, n'umuturage uzajya amenye ko arimo kwinjira mu murongo utariwo, kuko ariko babanje kubwira umuntu ku wa mbere bakamwereka impamvu, bakamwigisha kugeza ahagaritse. Uri gutinda kuri RIB, kuri mije profe ku bandi, twebwe sinzi niba bafite amakarita bemera kuba abanyamakuru. Bano twebwe dukoresha YouTube, dutumira nyirakana ngo azavuga uburyo yacinye gusa hari Instagram, live Instagram, hari space kuri Twitter, hari navuze bananiranye. Izo nshingano zacu twebwe nizihe? Turabitandukanye gute no gushaka amarongo, kuko turi kuhabona views tukabona amafaranga. Inshingano zacu zo kujera, I think ko kugira ngo umuntu abeho ntabwo ari uguhemuka. Ibyo bintu ndamuke ntabwo ari uguhemuka ngo uramuke. Nyemerera wenda umuvugizi wa RIB atubwire, hari ikintu wari uvuze uti badushyiriye hari urutonde, ibi bintu biri mu nshingano za RIB? Mu rwego rwo gukumira ntacya twabikora, hari n'abo twigeze kubikorera, nyuma komantere ziba nyinshi cyane, nyuma komantere wadushyize hanze, waduhamagaye ukatubwira privately, ukibaza niba hamagara abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bose. Gusa hariho usanga umuntu yarasanzwe afite ibiganiro byiza akaza gucishaho inkuru ubona itajyanye na editorial line yari asanganywe. Bose simvuge bose, abenshi hari igihe ushobora gusanga yakoraga neza akaza kunyerera akajya kuri ya nkuru. Ibyo bibaho, ariko Scovia niba ariko babyifuza twabikora.
niba ari byafashe niba mubona ari byo byiza ko witanguranwa nk'aho uri Bosco ubiporopoje ku wanjye ruhande nta kibazo rega ngiyemo nkavamo oya urabona ikiba kigambiriwe ni uko si ukuvuga ngo iyo YouTube uyifunge ariko umenye ko hari ibintu wakoze bitari byiza. Hari ikindi kintu kigaragaramo, harimo guhimba inkuru. Hariho abantu bari guhimbamo inkuru kuko iyo uganiye na bamwe aravuga ati iriya nkuru iyo umuntu ayivuze munyibukije inkuru ijyanye ngo no kugendera ku gataro. Ibyo n'umurozi w'inzuki. Abadiaspora bambwiye ukuntu ngo mu Rwanda ibyo bintu bikorwa, sinari nabibonye ko ngo bihari ngo kuri YouTube. Ibyo ni uguhimba inkuru, noneho agahimba inkuru akavuga inkuru y'akababaro ukuntu yagize, abantu bakamugira impuhwe ngo hariho n'abamwohereza amafaranga, niyo papasi ya ka kanimero kari hasi. Urumva rero abantu bashyiraho amakabya nkuru. Hari igihe umuntu avuga inkuru twayikurikirana tubonamo nk'ibyaha, wagerayo ugasanga ibyo yabwiye umunyamakuru n'ibyo atubwiye biratandukanye. Akabwira umunyamakuru mfite audio navuganye na kanaka byagenze gutya, wagenda bamaze atse bya bimenyetso ufite nibi ngo telefone barayinyibye, yari ifite ubuhe bwoko na nimero tuyishake, ntabyo. Aho ngaho umunyamakuru aba yaguye mu mutego. Simvuga wenda umunyamakuru, hariho n'abatari abanyamakuru ariko bakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko mu ijisho ry'umuturage ufite mikoro wese ni umunyamakuru. Yego. Hariho rero n'abandi bari kuza ubuvuzi gakondo. Ubuvuzi gakondo, social media urasanga ziranabamamaza cyane, ngo bavura bakoresheje ubuvuzi bugize gute, bakabakoraho rikaka ivuriro runaka, bakavuga ibintu bavura inyatsi, bavura ngo umuntu ari mu gufa akaba muremure, ibintu usibye kujijwa usanga harimo amakabya nkuru. Abo bantu bakajyayo batanga amafaranga. Ababyamamaza ni bande? Ni aba bagenzi bacu, izi nshuti zacu, imbuga nkoranyambaga. Ubupfumu nabwo turabuvuga. Uwavuze agataro agafata umupfumu runaka ashaka kwamamaza, ubwo ndabihuza nuko bimwe birangira hajemo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya, birangira hajemo escroquerie. Kandi icyo ni icyaha? Ni icyaha cyane. Umuntu bamufashe ngo aravura bakamushyira ku gataro, urumva gukora simulation na YouTube akazamuka akamanuka ni ibintu byoroshye. Noneho ubibonye akavuga ati uriya ni kasha, ubwo akajyayo. Ubwo ngo avura iki? Avura inyatsi, ushaka kugira ubukire, ngo avura ngo afata ngo abagiye umuntu waciye inyuma y'undi, abashakanye bacanye inyuma ngo arabafata, ku buryo bagera no kuri level aho bakora scenario. Birababaza iyo usanzemo hajyemo nk'umuntu w'umunyamakuru professional ufite carte. Bibaho se? Bibaho, ndaguha kese. Abatakiriwe ubwo mwambuye ikarita ariko arayifite, ari eligible. Bagakora scenario, umuntu runaka bagashaka umukobwa, bagashaka n'umuhungu, bakamwita umugore n'umugabo, ngo bakaza kubafatira muri lodge basambana. Ubwo umunyamakuru akaba harageze, abantu bagahurura, umupfumu akaba arahageze, akabakubita ibyo bakubita imirizo ntazi, bakora bya bintu byo kubeshya, ubwo akabafatanura. Amara kubafatanura, ubwo ibyo byose umunyamakuru cyangwa ukoresha YouTube ari kuba filime. Yarangiza munsi muganga kanaka ushaka, ugagashyiraho nimero ye. Mu by'ukuri abo ngabo twebwe twabibonye ko ari n'ibyaha. Abantu bakabibika mu rwego rwo guteganya ati hato ntazafatana. Ya nimero baramufata bakamuhamagara ati ndashaka wa mutiti, ndakeka ko kanaka ndagira ngo nabikora, umugore wanjye nabigikora azafatana. Kamuha amafaranga. Abo ngabo ni ibyaha, turagiye turabafasha. Wabaza umukobwa se n'umutereka, jewe bampaye 10,000 ngo acting ibi ngibi, umukobwa bampaye ibi ngibi, ukibaza ukuntu abo bantu bahahuriye. Yego, reka ibi byose wenda tubihurize muri njyewe uhora nakira aya makuru. Innocent, mpora nakira aya makuru, rimwe na rimwe niyo ya sosiyete Scovia yatubwiraga ihurura, izi guhurura ibiri hafi aho ngaho. Ndahura uyu munsi ndebye ufatanura bafatanye, ndahura uyu munsi mbonye
ugira umuntu muremure n'abagenda ku mazi. ndahuruye uyu munsi mbonye utubwira yuko abeshejweho n'umwuga wo kwiyandarika. ndahuruye uyu munsi hari icyo byaba byangiza cyangwa se bikora mu mitekerereze yanjye ngewe ubireba noneho? ahangaha kubisobanura wenda nahera ku mikurire y'umuco ndetse n'iterambere. kera amakuru yabaga afite aho atangirwa akagira n'igihe atangirwamo. uko igihe cyagiye gishira niko ako kayunguruzo kagiye gasa naho kiyongera ku buryo aho abantu bakura amakuru hagenda haba henshi. ugasanga noneho n'umuntu afite uburenganzira bwo kuyabona no kumugeraho. donc ntibikiri ko hariho bimwe bidafite abagomba kubibwirwa, bidafite abagomba kubihabwa. ubundi hari ibidakwiye kubwirwa abana, hari ibidakwiye kubwirwa abarwayi, hari ibintu bimwe na bimwe biba bigomba kugira uburyo birindwa kuko bifite ingaruka izi cyangwa se ziriya. umuntu rero ubyuka agafungura Facebook, agafungura Instagram, agafungura YouTube, akareba ibyo byose. ibyo arebye harimo bimwe bimufasha, sinavuga ko byose bimugiraho ingaruka mbi. hariho ibimufasha bishobora kumwungura ubwenge, bishobora gutuma agira amakenga, bishobora gutuma akura, niba ariko nabyita. ariko hakabaho n'ibindi bishobora gutuma agubwa nabi bitewe n'aho izo nkuru abonye zimusanze. kuko hari igihe ushobora kuba wenda tufate nk'urugero ufitanye ikibazo n'umufasha wawe, noneho usomye inkuru ebyiri eshatu cyangwa se ubonye ibiganiro 2-3 kuri YouTube bivuga ku karengane, amakimbirane yo mu muryango. kandi wenda wari ufite hari umuntu waraye wenda akugiriye inama, cyangwa se waraye ugiye kubonana n'umuganga arakubwira ati ariko buriya ndabona uri mu nzira nziza, ushobora kwihangana, buriya wenda umufasha wawe ashobora kuba yari yagize intege nke, ashobora kuzahinduka akisubiraho. iyo urebye izo nkuru 3 cyangwa 4 kubera ko nyine zakugezeho, hari igihe ka kabaraga wari utangiye kwiremamo gahita kagwa, ugasanga noneho koko uravuze uti uzi ko bya bintu koko bikabije, abantu babaye babi. ubu hari abantu bazi ko ngo abagabo bose ari babi, abagore bose ngo ari babi, kandi nta bushakashatsi yakoze, gusa kubera yuko asomye inkuru imwe cyangwa ebyiri akumva ko ibintu bibaye rusange. hari abahungu batinye gushaka kuko ngo nta muryango muzima ubaho. ugasanga nyine bitewe n'ibyo yumva n'ibyo abona bikamukuramo imbaraga zo kubona ikintu mu buryo bwiza. ibyo rero biba bitangiye kugenda byica ubuzima bwe bwo mu mutwe, ubuzima bwe bwo kubasha kuba yagira agatambwe atera kugira ngo ajye imbere. reka tugaruke kuri Scovia, ariko ndagaruka kuri icyo nyine n'ubundi yaragize consumers, abareba ibyo mwebwe mushyira kuri YouTube ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, mubona afite ubwo bushobozi bwo kubishungura. ese ni nkawe wowe umwe mu babishyiraho, ni iki mubifuzaho, cyane cyane gutandukanya ibyiza n'ibibi bijyaho nyine ku buryo bwo kubishungura? ubona ute abo bantu muha biriya bintu? ese ubona hakorwa iki kugira ngo iyo literacy, ubwo bumenyi bafite bwo gushungura burushaho kuba bwiza? icya mbere, itangazamakuru mu nshingano harimo no gutuma abadukurikira cyangwa abaturage muri rusange tubafasha gutandukanya ikibi n'icyiza. niyo mpamvu mu nshingano dufite hazamo kwigisha. Yego. aba bantu
reka ntange urugero ubushize mu mushyikirano perezida wa repubulika nawe avugaga ati mukirwa muvuga ngo umuntu atanga serivisi mbi ukajyayo ku wa mbere ugasubirayo kugeza ugiye Faisal ku bitaro umwe agapfa undi agataha ariko abasigaye tukongera tukazarema iryo soko cyangwa tukajya kuri iyo resitora tukarya tukongera uvuga ngo harimo uburyo bw'uko abaturage uzarebe nko mu bukwe ujya uba MC ukavuga ngo abanyamakuru nimuveho n'umwana bahaye agatelefone ukamwita umunyamakuru kuvuga ko umuntu ufotora wese cyangwa ufite icyerekana amashusho n'amajwi yabaye umunyamakuru kuvuga ngo abaturage badukurikiye nibabanze bige nabo kumenya iyo ngiye kureba ikiganiro Scovia yakoze nsangamo iki kuri titire hariho Scovia hariho Dr Thierry hariho Bibio twavuga ngo noneho ibyo Thierry akoreye Scovia wafungura ugasanga haravugamo uyu muvandimwe ugakurikira ushakamo Thierry na Scovia ikiganiro kikarangira atari kuki usubirayo nubikora gatatu ukabona nuko ameze azana ibirahure byo kureba ariko inyuma nta kibayo ntuzasubireyo ariko ukurikije uko ububasha no gutandukanya kw'abaturage bamwe batarabasha kugera kuri urwo rwego twavuga ngo ni inshingano zacu nk'abanyamakuru ni inshingano za leta gukomeza kwigisha abaturage guhitamo icyiza kugeza umunsi bazisanga ukora ibyo bidakunda ari nayo mpamvu navuga ngo inzego zidufashe gufasha abaturage nubwo batarabasha guhitamo ariko leta ibafashe kubibigirizayo abo ngabo cyangwa ibigishe cyangwa ibabuze nabo biyigize ariko aho bishoboka ubishobora yahindura kuko nta muntu n'umwe urimo gukora biriya bintu atazi icyo agamije nta n'umwe hanyuma wenda sinzi ko tuzatangira kwibuka naragarutse muri iyi televiziyo nabonye muntumira gake ariko reka ntange urugero ubu turimo turitegura kujya mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kuki nta munyamakuru cyangwa ukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa ukoresha mikoro n'ikindi nkacyo urakina ngo avuga ati jye numvaga ntacyo bitwaye ngo abikineho nuko azi ko amategeko ari hano arasamye nk'intare y'ishyamba wibeshye uretse na leta abaturage bonyine bakuyora nubwo ari yaba itakonya ngo ati turamukuzaniye nguyu ahubwo bamurekura tukavuga ko wariye ruswa ese ubundi abo bakoresha imbuga nkoranyambaga baba bazi koko impamvu y'ayo mategeko cyangwa gusa bayazi nk'amategeko nk'ikintu kidakorwaho impamvu barayizi baranavuga ngo ingaruka bishobora kugira baba bazumva ku buryo bafasha n'abo bakurikira ndagira nkubwire ngo turi ku rwego rw'uko tuzi n'icyo tuba dukora ko ari kibi ari n'icyaha tukagera no ku rwego rw'aho tuvuga ngo ubwo inzego zitarashyiramo imbaraga katube tugira vuba dukuramo ayacu nibatangira kubikaza tuvemo njyewe hari n'uwo twaganiriye arambwira ndamubwira ko se kumbona editorial line yawe ugenda utandukira ujya mu byaha arambwira ngo off record ngo urumva ngo hariya harimo views ngo muri ya mafaranga mbonamo nzashakamo umuavoka wow urakoze cyane that's a good answer bazashakamo n'umuavoka ushaka umfata ni ukuvuga ubwo ngubwo hajemo cya kintu ubwigomeke